banyishyuriye ishuri nari nikirara nta nubwo ngiye nigaga nyine bankora mu bubobo bakuye mu bubobo bakuzana bankira mu ishuri n'abandi bana barakwishyura n'ishuri banyishyuriye ishuri kuko sinigaga bakwishyuriye ishuri Peter abantu mwatangiye kwishyurira amashuri urumva ntago waza kubamo hano utiga bagambaho nigunze mfite papa na mama kuko babazinduka nyine bigendera bakagaruka nimugoroba ariko ikintu nshimira muri itimu nabonyemo inshuti wabonyemo inshuti yasa wungutse inshuti n'abavandimwe go atadufasha 100%, ariko nawe agira ikintu abafasha kudufasha ku buryo natamamagara ugize akabazo uyu mwana bamusoye mu ishuri ngo yicare. Ikintu cya mbere hari umubebe hano wagiraga nyine ubwoba namufashije ubwo bwoba nyine arabushira agira umutima ukomeye. Ubuzima bwo ku muhanda iyo ububonye ukora n'ubuzima bwo kuba mu ishuri cyangwa kuba muri societe ubona bitandukaniye. Hano biba bitandukaniye nyine iyo uri imbobo nta n'ibyishimo nyine ugenda uhura nabyo ariko nyine nk'iba muri societe ugenda bagushimisha nyine ibintu byiza nyine ugenda ubibona ushaka bakagufasha ariko uri imbobo nta kintu bagufasha. Muri timu yanjye ibibazo mpura nabyo nyine amafaranga yo kwibona yo kubona timu yanjye mvuga ati ewani ihagaze neza ku buryo nshobora kuvuga ngo umwana wanjye deja aka kanya ari kwishyurirwa n'ibintu akora. MK Hardware Limited. MK Hardware Limited ni igisubizo ku bantu bose bashaka ibikoresho bya plomberi. Ahangaha tugufitiye amatiyo ndetse n'ibindi bikoresho byose kuva kuri robine ntoya nini. Dukorana na company ndetse tugakorana n'abantu bikorera ku giti cyabo. Ibikoresho byacu no original dore ko twigerera ku ruganda tukazana bya bindi nimero ya mbere utandukanye na babandi baguye ibikoresho ugasanga bimaze ukwezi kumwe gusa bikahita bitangira kwangirika. MK Hardware Limited duhereye hano ku Kinamba ku muhanda ukatujya Kacyiru ndetse n'undi muhanda ukata ujya ku Gisozi ndetse nk'ubwiye ngo ni mu masangano cyangwa mu mahuriro y'imihanda ntago naba nkubeshye dore ko hazwi nko ku isaha ukebutse ureba inyuma gatoya ureba ku muhanda ujya ku Gisozi uhita ubona company nitwa MK Hardware Limited. Nimero yacu ni 0788 4357 karindwi nanone 23. Mwihariko wacu nuko nuguze byinshi tumutwaza Mr. Kari Hardware Limited igisubizo kwa plomberi bose muri rusange. Yes of course komitso baby no fake of course king of the ambassador of upcoming artist mtoto butamwa ngenda toka TV tutravoka butinyi nyirubwite vineshe ku majiko ndavuzwe ambyesho ho hit hotel zuba nyiti inshuti y'aba boss nitijwi ry'aba diasporent ningejwi abandi nikakajwe ku pandemic in the city umwuzukuru urajama fund shop mwana w'umugore imbaraga z'igihugu zubaka vuba nyitaho parallel nyitaron speaker nandi mazina menshi ariko nkwite ko cyangwa se nkwibutse ko turi kuri Vision TV handi tuba turimo kugenda dusura impano zigiye zitandukanye. Uyu munsi wa none rero impano tugiye gusura ni impano zikiri young generation cyangwa se young talent z'abana babyina. Ngira ngo mwagiye mubona wenda muri intro uburyo hagiye hacamo amashusho y'uburyo bagenda babyina ari n'amapa wenda twanze gushyiramo amajwi ko yakomera bizi ni copyright ariko ubutarige tuzatwitwaje amabit kugira ngo nabo batwereke ubumenyi bagiye bafite kuri iyi se none rero wowe dukurikiranye ku mpande enye z'igihugu cyangwa se no hanze yacyo nagira ngo nkwibutse uko ibintu bitameze neza. Ari ushobora kubona umuntu wenda abyuka mu gitondo agafata akazi ke ka buri munsi ari gukora akazi nk'aka ngaka ko kugira ngo wenda afashe impano cyangwa se z'abanyarwanda cyangwa se abapeti kugira ngo murabizi ko ibintu byo kubyina ni ibintu baje kugerwaho ni ibintu abantu bamaje kwitabira ari benshi. Uyu munsi wa none tuzi abita ba Morio Skid abo ba Max Skid abitwa ba Sherry Silver Foundation biretse ko wenda byo bitandukanye bo ni fondation mu gihe abandi wenda baba usanga ari amatima agiye abyina ukibaza ngese koko nibo bonyine baba mu Rwanda. Oya ntago ari bonyine baba mu Rwanda tugiye gutangira kuzatugira dusura amatima agiye atandukanye y'abana kugira ngo tubereke impano bagiye bafite zigiye zitandukanye. Uyu mwanya none reka mbanze cyangwa se umwanya cyangwa se nakire ubakuriye kugira ngo tuganireho mu kiganiro tugiye kugirana twumve n'ibyifuzo byabo ubundi dukomeze n'akazi kacu ka buri munsi. Reka twakire mu kiganiro. Murakoze cyane. Bakwita nitwa Mugisha Peter. Ningiye mukoca Kagoma Kids. Kagoma Kids. Yeah. Abana nta kuntu bajya bakira abashyitsi cyangwa wenda abana se turabakira ahubwo nuko ahise uvanga tutarakwakira tumwakire
Tumaye amashyi love cheers. Okay, belave, oh bravo bravo. Tumaye amashyi bita love cheers. Belave, oh bravo bravo. Benovia. wagwana ngira ngo babita Kagoma Kids. Kagoma Kids. Yes. Urutubwiye ngo uri koca. Yes. CEO ninde? Ni nanjye. Ni uvuga ngo uri founder, uri CEO, ukaba na koca. Ndi byose. Wewe uri kusanzwe ufite nawe ubundi already impano yo kubyina ko ntabwo akigisha abantu kubyina nawe utabizi. Ndagira ngo duciremo muri makeya kugira ngo ubone abana wigisha cyangwa se ushyira muri timu yawe bigusaba iki? We nanjye nakubwira uko nabitangiye kugira ngo uko nabitangiye kugira ngo mbone abana. Okay, Lily urabona hari ukuntu nyine uba wifitiye confidence muri wowe umva ko wifite icyizere. Iyo ufite icyizere byose birakora. Urabona nk'ubu mu muryango wacu ba Petit Frere ni umubyinnyi kandi na mama akunda ibintu bijyanye no kubyina. Natangiye ndi kumwe na Petit Frere dukora gutyo akonza kwiyumvamo yuko hari abandi bana ku ruhande baba babikeneye dore ko natangiye no gukorana n'abatoza batoza kubyina cyane buriya bari abatoza ba Max ba Moriox baratwarakoranaga cyane kuko ubundi nge bitangiye nyina nikina amafilme akonza kumva yuko ngomba no gufatisha abana nabo bafite impano zo kubyina. Biri twajya gukora nkabona hari abana bari kuza batureba nangira kugenda nakira abana gutya. Ibintu byo muri showbiz rero cyangwa se byo muri entertainment muri rusange mu gisata cy'imyidagaduro ubusanga rimwe na rimwe ababyeyi batabyumva neza. Nimwe ngo abyina babyumva neza kumubwira ngo ngiye gufata abana nk'aba ngaba mbazane hano wenda kubyina rimwe na rimwe urabona wenda bari no mu gihe abantu bakwiye kuba ari no mu mirimo cyangwa se abana bagomba no gusura mu masomo. Ubaravuganye nabo biba bimeze gute kugira nyine baze kugira icyo cyizere cyo kumva ko batagiye mu bintu by'uburara? Rero ku muntu ubuze ubwenge ubugiye mu bintu by'amaentertainment cyane akaba yumva yuko agiye kubigumamo mbere yuko afata umwana ubundi arabanza agafata umubyeyi kabanza akavugisha umubyeyi kuko urumva umubyeyi yatanze uburenganzira n'umwana ntiyabura kuza kuko twese kuri isi abana benshi dushimishwa no kwidagadura. Rero iyo wafashe umwana ukamubwira ukamwumvisha cyangwa ukabona ko afite iyo mpano ukamuzana director tuvugisha umubyeyi wakumva umubyeyi amushyigikiye ako biba byiza iyo umubyeyi nawe amushyigikiye. Iyo umubyeyi amushyigikiye uramuzana ariko nyine hari uburyo uvugishamo umubyeyi nyine akumva yuko ibintu mugiye gukora atari ibintu by'uburara. Yes. Ngira ngo wenda ni ikintu cyiza kubera yuko wenda rimwe na rimwe binabafasha kuba wenda bafite ahantu bashobora kuba bajya kugaragaza impano zabo. Ngira ngo mu Rwanda dufite ibigo bikeya arezi za Maison de Jeunes sinzi n'izindi na za Rafiki ariko ubusanga wenda nk'Ikagugu ntekereza ko ari ahantu haba amatsinda menshi y'abana ariko usanga abo bana rimwe na rimwe amatsinda yo kubyina amenshi abikagugu ndabizi neza cyane rwose kuko yabizo za Moriox Kid niho ziba abo bana bose babo muri Max na hehe hose na sinzi nabandi ngo ba Kid bakorere Free ne babita Tia Kid ni benshi ariko none ugasanga ntabwo muri kuri Revimwe hari abo byatangiye kubyarira umusaruro busanga wenda bibishyura nayo mashuri sibyo hakaba hari nabo byamajije kurenga noneho kuko basigaye bajya no hanze ugasanga abana burira indege kubera impano yo kubyina turabazi wenda nka muri Silver Foundation cyangwa se abo ba muri Kid bameze neza ubusanga barageze kuri level nyine yuko ibintu byabo bimwe birababyarira umusaruro. Uyu mwanya none mwebwe imbagamizi muri guhura nazo zituma wenda ushobora kuvuga uti ngiye ntangiye ibintu ariko first of all ngiye ndi kwipapa nka ni mama dore kuri CEO ukabana n'umutoza wabo imbogamizi muri guhura nazo muri ibi bintu byanyu nizi. Imbogamizi mura nazo ni ukuba nyine wowe w'umunyarwanda ukunda abana ushobora kubona poste y'abana ukayicaho. Iyo niyo mbogamizi ya mbere ngira. Ikindi iyo nkuvugishije wenda uri nk'umusitari nkakubwira ati ngwino dukore mukorane challenge ku ndirimbo anatwikire nabo bana kamemo ya none mba ndi kumufasha nawe yifasha warangiza nyine nkabona nuri kubyitaho kandi icyo gihe uje tukayikora wenda kuri njye wenda nshobora kuba nkurikiranwa n'abantu 500 sibyo wowe ukurikiranwa n'abantu barenga 2025 ushobora
postinga video ikarara koko irebwe n'abantu basanga mu 100,000 sibyo ubwo icyo gihe iyo uje tugakora iyo challenge uba uri kunyeka kukunda abana ngiye nkunda abana cyane nubwo nanjye ndi umwana ko ngiye nkunda abana cyane ubwo iyo uje tugakorana iyo challenge ubu nyeretse yuko turi kumwe kandi nawe ukunda abana indi mbogamizi mura nayo nuko nyine na support dukunda kubona cyane nabo mbona supporting nyine uburyo bw'ubushobozi reka bivuge neza ubushobozi ukeneye amafaranga mukeneye nyine gukora cyane rwose dukeneye gukora ibintu kubona abapeti nabo bari happy bameze neza uri kubyumva kuko banabona ko n'ibintu byabo binakomeye ejo atazabona wenda muri Melody Yusufu bimeze neza akavuga ati ariko nanjye wazajyayo cyangwa se byagenda gute kandi wenda ugasanga wenda batwaye nka ese nta kintu cyo kibaho ku buryo ushobora kurera nk'umwana wabona rero umuntu umajije kumenya fresh bakahita bamugutwara ntabwo birambaho ariko njye narabikoze warabikoze ntabwo birambaho narabikoze wewe watwaye umwana w'ahandi natwaye umwana w'abandi kuko ndabizi neza ko nabikoze rero naho hari igihe kigeze kubaho ubwo tukiri muri fondasiyo kubera ko ayo matimu yose nayisanzuragamo ngenda nkora ibyo nshaka nabo bamfataga nk'umuyobozi muri ayo matimu ubwo natangiraga kuyifonda naje kubona kana gafite impano ndakaza uravuga uti reka nanjye tujyane nyine tugiye gukorana gahunda ndakarera then ako nyuma nyine kaza kongera gusubirayo uravuga uti nta kibazo ariko ubwo urumva nawe wari wabikoze nabyo nakubikoze munze kutajya ubeshya sibyo ntabwo ujya ubeshya uyu mwanya wa none rero uravuga uti kwiga kubyina ni kimwe yego first of all wenda abana bo ashobora no kumenya wenda no kubyina kameme wenda akababyigiye ubuntu sibyo yes ariko nawe abakeneye izindi mbogamizi narako abakeneye gukemura izindi mbogamizi sibyo kubona yabona ubwo bufasha yabona ibindi bintu nk'ibazo ukunda guhura nabyo muri timu yawe nibi muri timu yanjye nkuko nabikubwiye muri timu yanjye ibibazo muhura nabyo nyine amafaranga yo kwibona yo kubona timu yanjye mvuga ati ewani ihagaze neza ku buryo nshobora kuvuga ngo umwana wanjye deja aka kanya ari kwishyurirwa n'ibintu akora nimba yiga mu ishuri ari kwishyurirwa n'ibintu akora n'umubyeyi akabona ko n'umubyeyi ku buryo n'umubyeyi ashaka kuvuga ati ntabwo nayobye kuba narafashe umwana wanjye nkamushyira muri biriya bintu wenda nubwo ataba ari muri iyi timu ariko n'ahandi hose aho yaba ari hose akaba abona ubwo bufasha bwo kuba yakishyurirwa ishuri se umwana nta kibazo cy'inkweto agira noneho urabizi nko muri Kigali turakodesha ntabwo nabura kukavuga muri Kigali abenshi turakodesha nawe urakodesha nanjye ndakodesha muri Kigali ushobora nko kuba navuga ati umwana ngewe rwose iwabo mu rugo bimeze gutya nta mafaranga y'inzu twayabuze nkaba n'urugero nanze hari ubushobozi ukaba wamufasha hari ubushobozi nkaba navuga ati muri timu ntabwo namufashe njyenyine kuko ni turi timu nkavuga ati muri timu rwose byabaye twagiye kumusura uwo mwana nta kibazo nta kiyonzi gihari nk'izindi community zose uyu mwanya wa none rero weho wenda ufasha abana urumva kame urimo kwihiringa ariko si ubundi platform zanyu ubona byibura imibare igenda yiyongera y'abantu bakurikirana imibare iriyongera mumaje kugira abantu bangahe kuko ubu ngubu tumaze kugira abantu 2,000 mu gihe kingana gute tumaze kugira 2,000 mu gihe kingana n'ukwezi ishusho rimwe mu bintu bituma abantu baza kubakurikirana yego ese telefone wabona ifata ishusho ku buryo wenda bugezweho cyangwa nabwo biracyari ikibazo kuko kame ngira ngo abantu benshi badafite amakamera bakoresha amatelefone nayo asigaye yoroshya akazi wowe ubona byibura ufata ishusho rigezweho cyangwa nabwo biracyari imbogamizi z'uko na telefone yo kuba wenda ari udukurikiye ushobora kuvuga ati barabana nshobora no kuhagura telefone byibura imeze neza ifata agashusho keza ubona bimeze gute ku ishusho duhere ku ishusho uburyo mucuruza ku ishusho urebye kuko nk'uko bivuze abenshi tureba ikintu dukurikiye uko gisa ishusho yacyo mbere dutangira gukora twakoreshaga fone yazanaga nyine mu bushobozi nyine wari kutubona bajya bavuga ati ni imagine wari kutubona ari kuvuga ko dukoresha imagine sibyo mbere ariko sibyo ariko ubu ngubu bitewe nyine nkamwe b'abasitari ntabwo abasitari mwese muri kimwe sibyo hari utuba hafi akakitumenya ku kintu kijyanye n'ishusho deja nubwo nyine nawe aba ari busy akenshi mu kazi kuko urabizi mu kuba kuri isi ni uguhiga ubwo
ako mu gira uti nta shusho nyine bwo nta bushobozi bw'ishusho ntabwo tubivuga neza ntabwo turageza igihe cyo kuvuga ngo harumfasha ngo rimwe na rimwe ngo nkamubura siko atabimeze nk'ubu ngubu uyu mwanya none bakubise nka iPhone 15 haruja mu mukire wanjye njya namamariza akahita avuga ati bari abana ngiye mbakubisa iPhone wenda 11 da icyo gihe ntiwaba umeze neza ntiwaba uri mu byo kimeze neza naba mbafasha ahubwo mwajya muza mwiruka waba ubafasha naba mbafasha okay watubwiye ngo hari abantu bamwe na bamwe ujya wa approachinga mu bijyanye no gukora ama challenge uko ntekereza ko platform arya kuri Instagram ngo mugize ibihumbi 200 video yarebwe cyane ifite views zingahe ifite views 1400 urumva muracyari hasi mu gihe abandi bana barimo kubita 20,100 uri kubyumva ariko nyine pole pole ndiyo mwene gake gake nibwo rugendo muba mugomba kugira gute kubafata uyu mwanya none muhereye wenda ku bihumbi 200 hari abantu batangiye ku approachinga ninde muntu wewe uvuga uti umuntu arakomeye nakoranye nawe challenge cyangwa se waje kunsupportinga utumesha out umuntu naba narakoranye nawe mu bahanzi ni umuhanzi bita Irene nawe ntagakomeye pe ntagakomeye oya arimbe nizi ndirimbo zisanzwe nago basara bo approaching ukabona ntago barimo barabyumva nkabaho kama cyangwa nabo bakristo cyane ntago byabura uraba approaching cyane rwose burya nka buriya nuze Chrisizi we nyine aransubiza turandikirana akansubiza ariko bikarangiriraho ariko abazaza nuko batarabona umwanya by the way niko mbitekereza ariko none ikiri kintu ugomba gukora ugomba nyine kubyitaho yego ugomba kubyitaho ikiri cya kabiri mpamvu tatukoze kino kiganiro no kugira ngo abantu bumve ko hari abandi bana benshi okay ushobora kuzika gugu uje gukora na muri Skid ukahava unasupportinze n'abandi bana kabone ko icyo bakikuzanye no gutwikira indirimbo no kuyipromotinga so abapeti bakeneye kugira nabo bashining nk'uyu mwanya wa none Chrisiza aje hano ngira ngo ni mpamvu mutanze urugero ari mu bamwe mu bantu bagiye bafasha muri Skid kugira ngo ikure abitwa ba General Benda abitwa ese ujye ukunda kwandikira n'aba TikTok abandi cyane rwose baje ujye bandikira abandi bose urabandikira ngiye kugira ngo nkubone nabo bandi baza na baruganze kugira ngo mbabone ngiye iyo mbonye video yawe nkayikorera challenge mbanaci kugira ngo nyikore banza guca inbox nkakwandikira ubwo ukansubiza okay de kintu cyoroshye rero hari abantu bitwa ba Silvizo yego baba bafite viewership abo ngabo ubugomba kubandikira deje nugera kubandikira uzabwiye ngo Benovio yamaye nimero ya cyangwa yambwiye ngo nkwandikire uze dukorane challenge mbambizi ko babikeneye hari abandi ba TikTok bitwa ba Eric Dance uzagenda ubarebe kuri za TikTok batwika abo bantu mu bicuti utangira gake gake ugenda uzamuka no kuko nugenda ugorowinga niko nabo bahanzi bakuru baza kuko swati umuhanzi mukuru azaza kubera ko akeneye kuza akore boro ariko nubwo nawe aje kugufasha nawe akeneye niyo video ariko nakeneye n'abandi bafana baturutse wawe sinzi kumva icyo kintu niyo mpamvu uyu munsi none numara kwandika nani kubaka platform ikamara gukura ejo nejo bundi uwo muntu uramo kumwaprochinze nta kintu kizatuma ataza kuko akazavuga ati niyo baba abantu igihumbi nabo bagiye kwiyongera ku bantu banjye kaki cya kabiri nje gukora iki ubwo nizere ko nyine ikibazo cyabaye communication hera ku mikoranire n'abandi bantu kandi umuntu burya n'umubwira uyu munsi ntazi nihure ntunamurakarire kuko ejo abazaza cyangwa se undi munsi abazaza so rero ngewe kigana mama nyikoze mbangira ngo nyine kuko urabizi umaze iminsi unanyandikira ko ntabwo naramenye kare utajyana kwiriyeho by the way naruguru wahankuye sinakumenye so ibonye se nyomba nakumenye ntabwo mba nakoje amagambo menshi ariko ikintu cyambere cyo kihari ni kimwe nuko nge tuzadukomeza tuganire gake gake nge ni nkukubita abahanzi gake gake nyine mu kwana ubwo challenge nabandi kugira ngo nyine ibintu byawe bigire gute numva no musanzu ngiye mfite bigende bizamuka gake gake ikindi nabonye muzi kubyina fresh abantu dukurikirana baraza kugenda babireba nabonye abapeti bafite tala sinzi uraza kuza kwihangana kuko bino bintu bya showbiz bitangiraweho utari kubonamo amafaranga ariko ejo nejo bundi ibintu birakunda nyine kugenda bubaka platform nkuko uri kumva muri Oxy ntago babyotse mu gitondo ngo babyotse mu gitondo se bahita babona ibyo bintu byose nyine urumva byaraje bikita bibikubitaho ariko mu gihe SWAT ufite team nk'iyi nini ese muri bangaho muba muri bangaho ubwo ubundi turi abantu 50 amaye barenga ko wahuruje erega mwishira abamu mbere no hanyuma hari n'igihe ntago nyine babanganya revo kandi ariko nabona abamambure ubwo wanyuma ariko apfa kuba bikunze umva cyane rwose ni nacyo nshima nyine kuba bo baraza nubwo yaba atabiza ariko araza nubwo ababona nyine
nakigena akavuga ati ejo rwose nzaba ndi harya wambwiye ko mwitwa Kagoma Kids. kubera icyo bise Kagoma? Impamvu njye nabise Kagoma, urabona nyine Kagoma ni igisiga muri make. Kagoma ni Abanyamerika igisiga baragikoresha nka logo yo mu mafaranga, ngira ngo no mu barabiza abantu bagikoresha nka logo ikomeye cyane no mu idarapo ryabo kibamo cyane. Njye impamvu nakise Kagoma, Kagoma ni igisiga cy'imbaraga, ni igisiga cy'imbaraga. Ni twe turi imbaraga, ubundi turi imbaraga, twe turi imbaraga. Kandi ikindi icyo gisiga cy'imbaraga ni igisiga kiritonda, nakivuga ko cyitonda, kigira discipline. Ubwo nuko bimeze. Reka mbaze no kuri bagenzi bawe, hari ikibazo? Nta kibazo. Wowe kubera iki waje mu kubyina? impamvu niyo mpano yanjye no mu maraso bimbamo. Ni ko hariyo mpano bumva no mu maraso bitembera. Ubwo ni kise ko ufite impano yo kubyina? Bwa mbere Mura na Peter bari baje gusura abandi bana nyine babyina muri iyi timu, nanjye numva najya kubyina na mama musaba uburenganzira, Peter na mama baravugana, ni gutyo naje rero kandi ndanabishimira cyane. Uyu munsi wa none usibye wenda kuba waraje ukituzanya n'abandi cyangwa se wari ufite iyo mpano ukaba warabashije no kuyivumbura nk'umuntu uzi kubyina cyangwa se wabashije kubona ko ashobora kuba azi kubyina, izindi nyungu wungukiyemo hano nizi? Banyishyuriye ishuri kuko sinigaga. Bakwishyuriye ishuri? Peter, abantu mwatangiye kwishyurira amashuri? Urumva ntago hano ntago waza kubamo hano utiga. Ubu abantu mwahaye ubufasha ni nk'abandi? Harimo uwo nguwo, harimo n'abandi nyine mugenda nyine musapotinga. Tugenda dusapotinga. Ubwo bushobozi buva he? Ubwo bushobozi nyine nibo ubwabo nibo babyikorera. Ebo ubwabo no kuvuga ngo ubwabo nibo babyikorera. Bareba nk'umwana bakabona wenda mwese ufite ijana ufite senyesa mukabasha kumufasha. Nyine na ba bantu nakubwiye ko hari umuntu ku ruhande nubwo yego atadufasha 100%, ariko nawe agira ikintu abafasha. Mugira abaterankunga ariko wenda badafite ukuboko kurekure, nyine badafite amafaranga menshi, ariko muri make yabo babasha kubafasha. Muri make bye abasha kudufasha ku buryo natamamagara uyu mwana bamusoye mu ishuri ngo yicare happy. Tumesha lauti kabisa, sinzi wenda ahitambwira ati tumushimire cyane. Ahitambwira ati ngewe gutya na gutya ngwino ndebe tubikore gutya na gutya. Yes, ndumva ari igikorwa cyiza urukomeje kugenda utubwira. Usibye kuba barakwishyura ishuri no kukwigisha kubyina, ikindi kintu weho wungutse muri no timu ni iki? Wavuga uti ndashimira ku bwa Peter wanzanye muri timu, ariko ibi nibyo nungutse. Ikindi kintu nungutse ubundi mu buzima busanzwe nge numvaga mbaho nigunze, mfite papa na mama kuko babazinduka nyine bigendera bakagaruka nimugoroba, ariko ikintu nshimira muri iyi timu nabonyemo inshuti. Wabonyemo inshuti? Yes. Wungutse inshuti? Ni abavandimwe. Binagufasha kwiga. Ubu wiga makangahe? Nigaga mu wa 4. Wiga mu wa 4. Ubu amashuri aracyakomeje nubwo wenda nyine n'abandi badukurikiye baba babibona wenda babigoranye, ariko bagufashije byibura ko wabasha gusubira mu ishuri. Wenda rimwe na rimwe iyo umuntu ageze muri society y'abantu benshi, hari uburyo wenda umuntu ahita avuga ati ngewe wenda urumva nko ugasanga ntimunganya n'ubushobozi n'iki, ariko ukaza ukiyadabuta ugahuza nabo, kuba ubaye mu bana bangana gutya nka mukuru wabo, weho n'iki noneho bakungukiyeho? Uvuga uti mu ntego zanjye nk'umuntu mukuru hano nanjye aba bana bagomba kunyungukiraho iki ngiki? Ikintu banyungukiyeho ntabwo ari benshi. Ikintu cya mbere, hari umubebe hano wagiraga nyine ubwoba, namufashije ubwo bwoba nyine arabushira, agira umutima ukomeye. Yumvaga afite ubwoba. Okay, ntabwo tukubaza byinshi. Undi muntu mukuru reka tubaze uyu nguyu wo ku ruhande, ndabona nawe bimeze bite Gangster? Sawa. Umeze neza? Ko wifunze nk'abaraperi? Wapi, ntabwo ari cyane. Ukunda hip hop? Reka genda umuhanzi uzi wo muri hip hop nini? Muhanzi se bazeho bazi io na ba Bitkira bari na Bitkira. Kuba icyo ukunda Bitkira? Bitkira se
nuko nyine abasohore izi ingoma nyine zigezweho kandi ziba ziryoshye. uhuye na Bitkila na Nessa timu yabo wabasaba ikiweho uhuye na Bitkila gutya avuga ati nsaba ikintu kimwe nakorera timu yanyu Bitkila na Nessa bagira ijambo babwira? Ikintu nabasaba nyine ni ukudutera inkunga nyine bakatuzamurira n'impano zabo dore ko nabo nyine baba barageze. Yes. Ubwo icyo mubakeneyeho ni challenge. Okay, twagiye. Weho niki kintu wungukiye muri team? Ikintu nungukiyemo nanjye banyishyuriye ishuri nari nikirara nta nubwo ngiye nigaga nyine. Bangora mu bubobo bakuye mu bubobo bakuzana bankira mu ishuri wakifanya n'abandi bana barakwishyura n'ishuri. Niki kintu wabwira abantu bari mu kuko harabana nagiye gusura mu kanya sangana tumarine twibereye ku muhanda weho ubuzima bwo ku muhanda iyo ububonye ukora n'ubuzima bwo kuba mu ishuri cyangwa kuba muri societe ubona bitandukaniye? Ahantu biba bitandukaniye nyine iyo uri imbobo nta n'ibyishimo nyine ugenda uhura nabyo, ariko nyine nk'iba muri societe ugenda bagushimisha nyine ibintu byiza nyine ugenda ubibona icyo ushaka bakagufasha, ariko uri imbobo nta kintu bagufasha. Okay, harya umuhungu wari umaze kumbwira ngo muri bangahe hari abana bangahe mumaje gufasha? Ni 8. Ni abana 8. Yego. Urumva ko ari igikorwa gikomeye cyane. Sinzi niba mu yandi matimu bibamo. Ntago nabo ariko sinzi niba bibamo tu. So wenda reka nkubwire ntago turugira ikiganiro kirekire kuko kwenda ngenza nagaruka by the way nanjye nje kugira ngo nanjye munzamure nanjye ngomba kuzaza mukanzambura. Mfite akarembo nshaka kuzakora challenge nzaza hano nanjye munzamure. Ubwo mbese mu bantu nzazana hano mu bantu nzazana hano nanjye ubwo ngubwo nanjye mbaye wa mbere kugira ngo nanjye mbasabe challenge muzayimpasa. Muzayima no kuvuga ngo nzaza hano ariko reka nakone kuvuga abantu tuzazana kugira byinshi ariko nzaza hano ngewe nzaye n'abandi bantu tuze kuba supporting. Siko gahunda zimeze kubera ikiganiro kiza tugize gute tugiranye uyu mwanya wa none. Babwira abantu badukurikiye imbuga nkoranyambaga zawe hagararamo hano hagati bakubone numara kubabwira imbuga nkoranyambaga zawe mukoresha uragira ikintu usaba abanyarwanda nta wamenya kuko wenda nshobora kubona abantu 1000, 1010, 2000, abantu 500 ntihaburamo abantu bingira mu maro. Niturangiza dusoza ikiganiro ubundi mbabwire ngo shout out. Yeah. Mwe banyarwandakazi mudukurikiye inshuti z'u Rwanda, inshuti z'u Rwanda harimo na papa wacu Perezida Paul Kagame, turamushimira cyane kuba twaragize ibintu byo guhugurwa mu bintu bijyanye no gufasha urubyiruko. Ndamushimira cyane. Twebwe nka Kagoma Kids twasaba byinshi cyane pe kuko iyo umuntu ari kubaka abakenera itafari kugira ngo inzu yuzure. Kuri TikTok twitwa Kagoma Kids, dukurikiranwa naho n'abantu barenga 2200. YouTube yo turacyari hasi ndakeka tumaze kugira 150 ariko nta ribi nabona abantu uko abantu 150 barutabana bari hano cyane rwose. Ngiye ikintu rero nabasaba mudukundi kuko ni mudukunda muzabona ibyo dukeneye. Wowe uri ukurikiye iki kiganiro wishyire mu kimbo cyanjye nawe ufite umurava wo kuzamura abana sibyo. Ubwo rero numva uwo murava ufite uradufasha mu ba following mu ba supporting yaba ku buryo nimero bakubonaho. Nimero bambonaho ni 079 86 45 695. Zebra switch azashyiraho ngaho hasi ushaka gusupportinga Kagoma Kids niyo nimero ubundi ukabafuringa ku mbuga zabo nkoranyambaga. Ariko none hagataho reka mbanze mbutse ko twe turi kumwe na Mazahire Metaforming and Fabrication Limited. Uwo ni umukire wanjye ukora ibisege by'inzu, ukora ibijyanye n'udushedi tw'imodoka, ukora amashini agiye atandukanye, bakaba bamwita Mazahire Metaforming and Fabrication Limited. Yigisha kubikora akaba yaguriza serivisi zijyanye n'ubusuderi zose, ndetse waba ushaka no gukora stage akaba yayiguhereza ni Mazahire Metaforming and Fabrication Limited. Turi kumwe na Jama Phones Shop, umukire wanjye uturuka mu mujyi ka Free Zone. Niba ukeneye telefone za Samsung na iPhone zimeze neza n'ama accessories yazo yose, yumvuze ama accessories harimo pochette, habarimo amacharge, ama Bluetooth, ibintu byose, selfie sticker n'ibindi n'amagimbo, nta handi wabikura uretse kwa Jama Phones Shop. Ikindi mbabwire yuko turi kumwe na Zebra Switch kuri kamera. Ibiganiro byacu byo nakagaruka. Ciao ciao.
MK Hardware Limited. MK Hardware Limited ni igisubizo ku bantu bose bashaka ibikoresho bya plomberi. Ahangaha tugufitiye amatiyo ndetse n'ibindi bikoresho byose kuva kuri robine ntoya nini. Dukorana na company ndetse tugakorana n'abantu bikorera ku giti cyabo. Ibikoresho byacu no original, dore ko twigerera ku ruganda tukazana bya bindi nimero ya mbere. Utandukanye n'abandi baguye ibikoresho ugasanga bimaze ukwezi kumwe gusa bikahita bitangira kwangirika. MK Hardware Limited duhereye hano ku Kinamba ku muhanda ukatujya Kacyiru ndetse n'undi muhanda ukata ujya ku Gisozi, ndetse nk'ubwiye ngo ni mu masangano cyangwa mu mahuriro y'imihanda ntago naba nkubeshye, dore ko hazwi nko ku isaha ukebutse ureba inyuma gatoya ureba ku muhanda ujya ku Gisozi uhita ubona company nitwa MK Hardware Limited. Nimero yacu ni 078 4357 nanone 23. Mwihariko wacu nuko nuguze byinshi tumutwaza. Mr. Kari Hardware Limited, igisubizo ku baplomberi bose muri rusange. Come on,